urumva nk'abakinnyi twese ibibazo tugira bari ibibazo by'inkweto henshi amahirwe make ko twagera ku bibuga bikomeye nka biriya ziriya nkweto zirahenda za basket icyo cyo ndakizi ziriya nkweto ziba zihenze igihugu mbere njye mu ndege igiye iri guhaguruka ari ukuntu sinzi niba ari amakuteri bambara ibintu biriya noneho iri guhaguruka ari ukuntu amatwi yaragiye arameneka noneho ngira ngo ni njye biri kubaho njyenyine ariko twese nitwe byabayeho byose duwaje bari kumbwira uko ndi kumva umutwe wamenaguritse amatwi ibintu nk'ibyo abandi bwiyata nagiye isi ari igihe byonyine byabayeho Yeah, this is Ivuka TV, the voice of the voiceless people, because everyone's life is a mystery to the world. Please make sure if you're inspiring us, well for you as Ivuka TV. Yeah, nkuko mubibona aka kanya hari umuntu uri kumwe natwe. Benshi mushobora kuba mukunda kumubona, ariko mbere yuko muvuga cyangwa ngira icyo muvugaho, uri umugabo no wivuga reka abanze atwibwire. Abona abanza atwibwire. Didi turakwakiriye ku Ivuka TV. Murakoze. Yego. Amazina yanjye ni Didi. Yego. Nkaba ndi umukinnyi wa basket mu equipe yitwa UGB. Aratubwiye ngo yitwa Didier, icyo akora ni umukinnyi wa basketball, akaba akina muri equipe abanyarwanda benshi murabizi ni equipe yitwa UGB. UGB birabisobanura United Generation Basketball. Bishatse kuvuga ko muri generation. Rero Didier dukunda kugukurikirana cyane mu Ivuka TV, uri mu bantu bakora ibikorwa bigiye bitandukanye bikomeye cyane cyane muri basketball. Uko iyo tuvuze ibikorwa of course ni umusaruro umuntu abatanga muri equipe. Aka kanya wenda nuko tuze twiruka twagera kuri UGB, ariko hari aho umuntu aba yaratangiriye, hari aho umuntu aba yaravuye. Wenda kujya abantu baze kutwumva neza, urumva Didier of course ubundi umufana, ariko twarakinanye n'urugendo n'ingendo zimwe muri basket twarazitangiranye, ariko hari nyine ikintu sinzi ko ndi bubyite kari wenda wasaga bitarabaye ibyanjye, ariko niyo mpamvu wenda akanya ndi muri ibi ngibi bari kubona nawe ukaba warakomeje, kandi twese turi gutanga umusaruro ku gihugu. Didier turagira ngo ubwire abantu si wakuze ukunda basketball bimeze gute? Mu by'ukuri basket ntabwo nakunze nyikunda, ntabwo nakuze nyikunda, nakuze nkunda kwikina ka football nyine biraho. Yego kabisa, biraho nyine byo kwishimisha. Yego, ariko nyine basket uburyo nagiyemo niko kundubona urubyiruko mubana cyane cyangwa abo mwakuranye benshi ari byo bintu babiberemo cyane. Obviously nibyo nyine byatumye nkunda basket, nkazamurira ku kibuga mu bwana bwanjye. Biza gushiduka byaje gutyo nsigaye mura n'ikinira. Niba nibeshye ndibuka ko abantu wenda bari bumenya aho bitaga kuri kantine Kacyiru, niho numva twese twatangire basket tukina za SOS hariya hose. Twakinaga football nayo ndabyibuka. Ese ni ikihe kintu wenda okay of course hari kuna abantu wenda generation baba bakina wenda football cyangwa bakina basket nyine ukaza wenda kuba interested, ariko nyine basket kugira none uvuge ngo uboka kanya ngiye gutangira gukina basket mbigire professional, watangiye igihe ki? Gutangira gukina basket nka professional natangiye 2017 gutyo iri gutangira, kuko nibwo bwa mbere nabonye amahirwe yo kuba nagera mu equipe wenda equipe nationale y'abatoya. Nabwo ariko numvaga bitapfa guhita bikunda ngo bitugera ku rwego rwa professional, ariko uko igihe cyagiye gishira nabonye ko nabikomeza bikagira icyo bimfasha, kuko urabona nk'amashuri ngenda niga ni basket, no kugira ngo mbone ngire n'ibyo nifasha birenze ni basket niyo mbikesha. Yego, tukiri aho ngaho gatoya ni ukuvuga ngo ndabyibuka ndumva twarajyanye muri selection nationale za 16 ndabyibuka ko nanjye nigaga mu ntara, ariko uri mu bakinnyi bahamagawe. Kirajye nawe nibwo bwa mbere wari uvuze ngo noneho reka ngiye kugerageza amahirwe. Ndanatekereza niho havuye kuba aka kanya uri umukinnyi uhamagara muri za nationale, ushaka gufata nawe ibendera ry'igihugu. Njye mbibona iyo mwagiye hanze n'iki. Kiriya gihe wagiyeyo ufitiye purpose? Kiriya gihe
nagiye mvuga ati aha ni abapeti benshi, hari izo twagiye tubona zabereye inama mu Rwanda 2016 najyaga njya kureba amace ariko nsimbonye amahirwe yo kwinjiramo nkumva nanjye ibi ndabyifuje kubana umunsi umwe nazaba ndi hano nambaye ino jezi. Urumva Imana yagiye imfasha, abatoza bakazaba ama motivation bambwira ko mfite tala nabikomeza, ibi bakamfasha bikagenda neza. Ubu ngubu nagize n'amahirwe yo kuba nakina za under 18 ibintu nk'ibyo. Niyo equipe nationale miruka gukina under 18 2018 za igikombe cya Afrika twakiniye muri Mali, niyo meruka equipe nationale niyo meruka. Didier, ese okay mu rugendo rwa karere rwawe birumvikana hari challenge umuntu ahura nazo, hari ibibazo umuntu agenda ahura nabyo biba bitamworohera rimwe na rimwe kuba yatera imbere. Ese muri uko kugera kuri stade byari ubwa mbere gukinira kuri kibuga kimeze nka kiriya, wenda aramenyereye bya bibuga tuzi, ubwo ako kanya ukabana komereka bikomeye ukajya kuri cya kibuga kiba kinanyerera n'iki ya challenge wahuye nazo mu gutangira kwawe nizihe? Challenge zari nyinshi. Urumva hari ukuntu wajyaga gukina nta nkweto ufite hariya, ibintu nk'ibyo yani inkweto ari ibibazo kabisa. None ugatekereza abapeti tugiye guhura nabo n'inkweto wambaye kumva ntabwo biri guhura. Urumva no kujya gukina muri gare Petit Stade ari amatapi twayumvaga bayavuga ibiki n'ibiki, ariko kubw'amahirwe Imana yadufashe nyine tubigeraho tu. Didier, hari ikintu urumva warumbaje challenge nagiye mpura nazo. Urumva nk'abakinnyi twese ibibazo tugira ari ibibazo by'inkweto henshi, amahirwe make yo kuba twagira ku bibuga bikomeye nka biriya. Ziriya nkweto zirahenda za basket, icyo cyo ndakizi, ziriya nkweto ziba zihenze. Urumva ibyo nyine ziba ari zimwe muri challenge duhura nazo, kuba utaziranye n'abatoza. Ariko njye nagize amahirwe bitewe n'amakampu twagiye tujyamo, ukazahura n'abatoza bakumenya babona ko hari icyo ushoboye, ibintu nk'ibyo nibyo byagiye bimfasha izo challenge ugashobora kuba wazicamo. Didier, none abanyarwanda badukurikiye akanya tubakuri, hari abantu bajya bagira imyumvire tukira aho ngaho byo kuvuga ngo bakina basket n'abana bakuriye mu bipangu, turabizi man tuzi ubunyarwanda nyine ubuzima abanyarwanda tubayemo. Nuvuga ngo abanyarwanda muri rusange hari ikintu cy'imyumvire tuba dufite, tuvuga ngo utarakuriye mu gipangu ni wajya ku kibuga kiza nka kiranga ukine. Ngiye ndibuka neza tukijya muri national man twe turi mu bakinnyi batambaye inkweto zisa neza zinameze neza. Icyo gihe ndumva wari mu coach national yari Mutoka n'abari bamwungirije ba Patrick niba nibeshye. Ndibuka ko ntago ari ibanga, ntago twabisha abanyarwanda, kuko akanya hari abantu badukurikiye, hari abana bari gukina za basket bashaka gutera imbere bakagera nkaho naka kanya nawe ugeze kuba ufata idarapo ry'igihugu ugasohokera u Rwanda ukajya hanze n'ibiki byose. Ni ukuvuga ngo hari umwana ufite izo nzozi, uba uvuga ngo wese ko ngende mu rugo simbona izo nkweto simbona iki. Didier, icyo kintu sinzi mukibuka neza wabiganiza abanyarwanda, uko ndibuka ko niba nibuka neza okay story ndazeje gucicikana nyuma bivuga ngo Mutoka yaguhaye inkweto nibyo. Urumva nanjye numvaga ko basket ari umukino w'abana bo mu bakire, ibintu nk'ibyo utajya gukina basket uturutse mu muryango udafite amikoro nyine ari hejuru. Ariko nyine uko ugenda ubijyamo cyane ubona ko basket ni y'abantu bose, kandi basket yanagufasha kugira icyo ugera nawe ubwo ayo mikoro nawe akakuvamo, nawe ukagira icyo ugeraho kizima wenda. Urumva nk'abo baba bavuga ngo basket ngo abana bo mu bakire nibo bayikina gusa, urumva bitewe n'abantu muba munakina nabo ubona ko ari ibyo koko, ariko oya ntago ariko bimeze. Basket ni ya buri umwe, n'umukino wagira icyo ugufasha ukiteza imbere nawe. Hari ikibazo nari nkubajije wenda ushaka kuba ugisimbutse. Hari ukuntu umukoci ashobora nawe kugufavoriza gukora ikintu nuko utuma ubikunda. Mutoka ni umutoza wasobanura iki kuri wowe, kuko twakomeza kumva storaka kwese kuvuga ngo twebwe turi mu national natwe twarabibonaga, ariko byo byakunda umuntu afasha umuntu ubundi aboneka ashoboye, sibyo? Ntabwo twava twakugirisha ari urumva nawe ndakinaga post imwe nawe ndabyibuka man nagomba gukina meneri nanjye, ahubwo icyo gihe hagomba guhamagara umwe wa meneri imba atari batatu.
ndabyibuka n'abandi benshi bari barimo ariko wari ubyibuza nko mu bameneri babiri bari kurebwaho cyane ndabyibuka n'inkweto twese twambaye Mutoka urabizi no aba ari straight avuga ngo niba ukina basket ugomba kuba usa neza wambaye inkweto zisa neza ese ni nk'ibihe bintu uvuga bikomeye yagufashe twebwe wenda nk'abantu wenda twabyumvaga twumvaga ngo yatangiye kuguha inkweto atagiye kugira iki kujya n'abantu nyine bumva ko uyu murimo w'abakoca hari igihe utoroshye nyine n'igihe ubona ko umuntu afite imana ariko ukaba kujya wizamure hari ibindi bintu wafasha umukinnyi koko kugira ngo nawe abashe kuba yamenyekana cyangwa yazamura impano ye. Urumva Mutoka ikintu wenda yagiye amfasha coach Mutoka ni wa mutoza ni wo wa mbere nagezeho bwa mbere njya kuri Petit Stade icyo gihe yari afite ikipe y'academy bita The Hoops y'abahungu ndabyibuka icyo gihe yari ari kubanda 16 iri ba Emile bari barimo ba Pasi bari ababutera bari barimo icyo gihe njye bwa mbere ni Pasi wambwiye ngo hari ushobora gukina bite n'ukuntu yari amaze iminsi mbona ndamubwira ati buriya ndabona urwego nararugero ariko arambwira ati birashoboka ugiye hariya ndabizi wabikora icyo gihe njyewe nagiyeyo umuntu na Mutoka ndamubwira twica mvuye muri SOS narinje hano bambwira ati hari amakampani maraba y'abapeti nayo numvaga nshaka kuba naba ndimo arambwira ati wowe uracyari muto ibintu nk'ibyo ariko ntabwo yahise ansezerera yarambwira ati gwino nangira gukorana na academy yiwe yari afite bitaga The Hoops nkazanjya mu makampu yabiraga za ifake nayo yose twagiye duhuriramo mwaza ariko nyine ubona ndi umupeturo aho nambaraga ariko mfite tara ibintu nk'ibyo urumva Mutoka yagiye amfasha inkweto ya mbere nambaye wenda ni nayo najyanye muri za under 16 ndabyibuka yampaye amafaranga arambwira ati genda ushaka inkweto yo gukina na hariya uzuza wambaye inkweto nzima amasogisi meza ibintu nk'ibyo ariko mu by'ukuri abatoza bo bagiye bamfasha ni menshi hari coach Patrick wa RT utoza ara niho hantu navuga ngo nakuriye mbese ko basket niho nayitangire bitangira nyikunda kubera bitewe n'utumaci nagendaga mbona turi aho ngaho tudakomeye ariko bishimishije urabona n'ubu ngo baracyabikora nuko iki cyorezo cyahise kiza kigatuma bahagarika ariko mu by'ukuri nawe yaramfashe ko niho nazamukiye mbese shout out kuri Mutoka urumva kuba hari umusanzu watanze kandi kuba umukinnyi yaza kuri televiziyo akavuga kabisa kira kintu cyaramfashije Mutoka turagushimiye abanyarwanda benshi bashaka ko muzamura impano warakoze kuba warafashe umukinnyi nguyo kandi usohokera igihugu akaba nawe yishimira ibyiza wagiye umukorera kabisa Imana igumugisha kandi turatekereza ko bizakomeza kugera ahantu kure cyane urumva kuba umuntu afite inshingano wenda z'ubukoca akashyiramo no kuvuga none reka mfashe ni ikintu cyiza kandi Imana izamumugisha none reka dukomeze urugendo urumva byakunda mwasohokeye igihugu mujya mu ndege mugira ibiki ibyo abanyarwanda benshi nibyo baba banatekerezaho kuko ngenda turaziranye kubona ubuzima waruvuyemo ejo ukumva ugiye kujya mu ndege ugasohoka ufite idarapo ry'igihugu kirani nawe wari meneri wa mbere ndabyibuka biriya bintu wabyakiriye gute wumvaga bimeze gute ndagira ngo bitubwire ko ababyoroshye urumva ubwa mbere bijya kuba ngiye numvisha numvaga umunsi ijoro twari bugende ngo numvaga ritari kugenda numvaga butari gucya urumva flight nyinshi twafataga zabaga ari za nijoro navuga ati niba ari saa 9 z'ijoro ntabwo zigera ibiryo ukumva byakunaniye uvuga ati indege urumva navuga ati nyine ntiyamigisha nyine y'umuntu reka ubwo nyine byagenze gutya urumva nagendaga yari nta n'ikibazo ufite cyuko bavuga ati ngo amaselection barakora bansige urumva nabwo mfite icyizere cyinshi cyane urumva Imana yagiye imfasha nyine bigenda neza byose ngenda amenyera gake gake ni ukuvuga ngo noneho ahangaho ni kwiyumvishamo ko uri bujye mu ndege uri bujye mu kindi gihugu uri bujye n'ujye gukinira igihugu ndagira ngo tubwire abantu barabikunda cyane nize challenge aho nazo ugera ku kibuga cy'indege kubasaka ndagira ngo duhe nk'urugero cyangwa akantu kabisa kakuba kavuga ahantu kutaba umusirimu kabisa wapi biranze ni nk'agake urumva kugera ku kibuga cy'indege bari no kubasaka njye ntabwo bibigoye kuko babereka ahantu muca ibiki n'ibiki ibyo mukora bababwira ubundi challenge ya mbere ubundi ibikaze ku muntu wa mbere wenda nkatwe tutanamenyereye ibintu by'indege ariko nyine ugenda umenyera ukavuga ati niba indege igiye guhaguruka bigenda gutya iyo muri kulandinga bigenda gutya ugenda umenyera na experience nawe uri guhura nayo no kugenda utembera mu bihugu bitandukanye nabwo ugenda ureba ukuntu igihugu cyacu nacyo ari cyiza ibintu nk'ibyo
ni ukuvuga ngo wowe ikintu wumva kabisa cyagukotoje cyangwa wenda cyagutunguye ni ukuntu ujya nyine iyo ugiye ufata flight cyangwa igiye guhaguruka nyine urumva ari n'ukuntu bakubaza, hari ukuntu hari igihe kigera bakabazanira utuntu two kurya gutyo udusnacks cyangwa bitewe n'amasaha murimo bagiye kubaha ibyo kurya. Urumva hari ukuntu baza bakakubaza bakubaza nyine bitandukanye. barambajije ngo chicken or beef, nongeye mu ikintu mvuga bari bakubaje nk'inkoko cyangwa inyama isanzwe y'inka. nongeye nakurishije geste tu namwita umwe muretse kandi urabikunda uranabishaka ntabyo waruzi ariko byaranshanze ndabanza ndasikiza mvuga ati reka mbanze numve mugeza ngira icyo avuga nanjye niki ubundi nuko bigenda. ni ibintu nk'ibyo nyine ugenda urakura bimenyera ukugenda ugira. Aho byagenze gute nyine umuwaita wo mu ndege yaragarutse arakubaza cyangwa aho ngaho nanyweye fanta gusa. Warahejeje unywa fanta kandi ushonje kuko urumva iyo ibonye igize gutya cyangwa nta kintu ushaka ari by'ukuri nabishaka. Buri wese abantu badukurikiye babimenye byaba byakunda nawe wibuke kujya mu modoka bwa mbere bari abatari bajya mu ndege. Shout out ko waragiye mu ndege natwe turabyifuza urumva. Shout out kabisa. Nuvuga ngo byaba byakunda ikintu cyose ugezemo ari ubwa mbere kiragucalenjinga. Hari n'imirire uhura nayo ari ubwa mbere man ugaheza ukayitamira kabisa. Urabura koze kabisa ko kara kuko kugira no tunaseke. Okay, icyo gihe mwaragiye mugera mugiye mu cyo gihugu? Bwa mbere twari tugiye muri za Île Maurice mu birwa bya Maurice. Muri mujye gukina champion imeze gute turya dusobanuriraho? Yari imikino nyafrika y'abatangije imyaka 16 ya 2017 gutyo mu kwa 8 mu matariki nk'ayanga n'undi, ariko yari mu kwa 8 mu matariki nk'icumi nibwo yari icyo gihe. Okay, byagenze gute mwaragiye mukina mwakirwa gute igihugu cyabakire gute hariya mu birwa bya Maurice? Twagira ngo ducireho muri story ho gakeya ducire mu mayange byagenze gute twagezeyo ibyaducarinze nibi se hari ibintu twumva hari abakinyi mugena muhagarariye igihugu mukageraho ukabafata nabi ugasaba moraye ku makaro mugeze mwakiriye gute turagira ngo tubwire. Mu by'ukuri nk'igihugu cyakiriye ubundi kigomba gufata ibihugu neza iki n'iki abascout babo aba guide babo. Urumva tugeraho bwa mbere twabana ugasanga umuceri kuwurya bisaba ngo wenda bateke bya birayi ari byurisha kuko imboga zazo zigoranye byatari. Urumva niyo challenge ya mbere yari igoranye kabisa twagize, ariko urebye hariya biba ari sawa tukubera abali experience yindi uri kugenda uhura nayo ugenda umenyera buri kusohoka. Didier merci kabisa ubutubwiye, ariko binanumvikana byanga byakunda ntago ibihugu buri gahugu kagira umuco wako n'imirire rero bitandukanye. Of course ntago imirire yo muri Amerika ntago ari yo mu Rwanda, imirire yo muri Tanzania si yo mu Rwanda. Buri gihugu kigira imirire n'iki kandi byanga byakunda mwitwaye neza. So kuvuga ngo byanga byakunda iyo ufashe idarapo y'igihugu ni nka hari fight ubugiyemo kugaragaza icyo igihugu cyanyu gishoboye n'ibyo ngibyo byose no urugamba ucuhuramo n'ibintu byinshi sibyo. Impamvu bura n'abakima muri inkota nyuma mugomba kugaragaza imbaraga bakuru bacu batweretse. Didier ndagira ngo okay ahango izari challenge za none mugeze mu gihe cya match. Igihugu cya mbere mwakemura urakibuka? Igihugu cya mbere ndakibuka. Ni ikihe? Yari Algeria. Mwaratsinzwe? Algeria yaradutsinze kubera twagiye ubwoba iki n'iki bwari n'ubwa mbere, ariko urebye mu mareturu twagiye dutsinda twagiye tubatsinda. Ariko urumva kugenda bwa mbere naho utaramenyera kibuno bwa mbere nari nyine ku kibuga kiri Wood yagiye bingora cyane n'abana bagenzi banjye, ariko twaramenyereye niyo experience nyine nziza bavuga kumenyera game kumenyera ikibuga no kumenyera iki. Ni ukuvuga ngo Didier none ndagira ngo ngira ikintu nkubaza. Wenda mwabaye abakangahe irushanwa kuri tsinda byari bihagaze gute kuvuga ngo wenda u Rwanda ni rubu rwa kabiri rurakomeje rugere muri iki cyiciro ducira mu mayange ko byari biteguye? Ubundi umwanya wo twabaye aba gatanu aba gatandatu hafi mu makipe angahe? Yari amakipe 8. Urumva ikipe ya mbere ebyiri za mbere zari kujya mu gikombe Under 17 World Cup
Podcast y'igikombe cy'isi. urumva twe ntago byagenze neza nyine ariko twakoze uko dushoboye urebye. Okay, aratubwiye babaye aba gatanu sibyo? Ariko nabwo mwarageregeje buriya y'abantu bagiye mu irushanwa ari ubwa mbere bahura na challenge nyinshi. Ubwo of course mwageze aho nyine mutega indege mugaruka mu Rwanda. Okay, mwakiro gute mu Rwanda nk'abantu ibyo mwari mwatumwenda of course urumva igihugu kiba kibatezeho umusaruro uhambaye ubwo wenda mutageze ku rushanwa wenda ngo mujye mu gikombe cy'isi cy'Afrika cyo wenda mwe mwakitabire nabyo hari stage bisaba. Okay, mugaruka mu Rwanda babakire babashima cyangwa babakire babagaya nabyo bitubwireho. Urebye ntago batwakire batugaya kubera ko n'ubwa mbere twari dusohotse benshi muri twebwe niko byari bimeze. Urumva nyine baratwishimiyemo gakeya nyine ntabwo bakishimira abantu nyine urumva ntabwo twatsinze ntabwo byagenze neza nk'uko twabishakaga ariko ntabwo batwakiriye nabi twakiriwe neza nk'ibisanzwe gukomeza twitegura n'ikindi cyiciro gikurikiraho nicyo gihe hakurikiye ibintu bya under 18 ibintu nk'ibyo. Okay, aho ngaho ni under 16 uraza witegura undi mwaka. Ese tubwo ni ucyo dushaka kumenya watubwiye ko hamagwe muri under 18 nabwo guhamagarwa biba bisaba kuba nyine wakoze urumva none uba wakoze muri under 18 abantu murabizi no mu myaka isanzwe hari umutakuru ufite imyaka 18 hari ibyo ugomba gukora imyaka 18 unabyemerewe n'amategeko y'igihugu akwemerera kudrivinga gukora n'ibiki byose. Aha ngaho none ni handi ubutangiye none gukura ubu ugomba gukina shampiyona nationale. Aha ngaho turagera none bitubwireho kabisa. Wagize n'amahirwe ujyana koca mukuru akanya wa UHB uba nibeshye ni ukuvuga ngo bo mu mikinire babonye wagaragaje muri equipe nationale niyo yatumye bahita bamushyira muri equipe. Ntabwo byoroshye gukina mu makipe ari mu cyiciro cya mbere bisaba gukompeta gutanga umusaruro baba n'amakipe n'abakeneye none n'amafaranga tureke kubeshya akeneye ibikombe n'ibiki. Urumeneri wa mbere kuri ubu ni urumeneri wa mbere. Urumva rero kuba ari wowe uyoboye ikipe urumeneri turabizi ni wowe uyoboye ikipe ni wowe ugomba kuzibitirira imipira ku bakinnyi bandi. So wowe noneho wari ufashe akandi kazi ubifatanya gute no kwiga kuko hari abantu bavuga ngo bavuye mu mashuri baretse kwiga kubera gukina ariko w'amakipe aravuga none tukwishyurire ukinire ariko ubihuza gute kuburyo ubona ko bigufasha muri akadoma ya basket yawe igakomeza neza ndetse n'amashuri ubihuza gute? Kuri ubundi ni imikino yose ntabwo yakubuza kwiga kuko haba hari igihe ufite cyangwa utize n'igihe cyo kwiga. Urumva ngiye nkaho niga ntabwo twiga ngo turangize dutinze turangize saa n'igice. Urumva biramfasha cyane imyitozo ya nyamwanda ariko gutya amashuri ni gutya n'ibintu bijyana mbese abakinnyi bose kuko ni nabyo badushishikariza cyane ko banavuga ngo basket ari umukino usaba ko waranize ntabwo ari ibintu byo kuvuga ngo za football turabizi na kera twazikinaga n'iki ariko basket ni umukino bagakubita amabodi ukabanza ugasoma ukagira urumva isura umumeneri bisubisa gufunguka mu mutwe n'iki n'imibare myinshi cyane. Ni ukuvuga ngo rero igihe byanga byakunda akanya basket akanya iki kintu rimaze kukugezaho ubona kabisa ko washishikariza buri mwana hano uri hasi ko byakunda ngo hari abana bavuga ndabazi benshi bavuga uwama basket nyine afite natwe twafatanyije nawe byo twabashije gukomeza ariko iyo tubona uzamura ibendera ry'igihugu turabyishimira cyane kuba natwe hari ikintu gutanga gikomeye cyane ku musaruro w'igihugu. Wowe ni iki kintu ubona kandi babwira abana b'Abanyarwanda bashaka gukina basketball cyo bakora kugira ngo byibuza ubera nk'icyitegererezo bakora iki bigenda ikintu nabwira nyine bafite frame basket hari n'abo bayikunda benshi ariko bumva harimo ibyo batari ariko mu by'ukuri ni wanyu ikintu mbere ugomba gukora ni gukora izo tize amashuri ukamenya ngo urayiga neza kuko ababyeyi babizi utiga bavuga ati iki n'iki wumva amashuri ugomba kuyiga izo tize ukazikora kuko uvuga ati ndashaka kuzajya kuri urwego rw'ingubu runaka kuko nanjye niko nagiye mbikora nkaza ndeba abantu bamwe hano bavuga ati nanjye ejo bundi nzaba n'undi hariya bikanera nyine bikampa ishyaka ryo kuba izo tize nazikora kuko tize nazo zizinanye ukuntu ariko ugomba kubikunda kuko biragufasha cyane kandi binajyana n'ibintu byinshi bigufa. Urumva hari ibintu byinshi bifasha cyane kubera izo tize nagiye nkora ubu ngubu abantu
babona kuvuga ati gutya nyine ahantu ari arahakwiye n'ikintu bamufasha urumva nyine ikintu wabwira abana nitize mukuri izo tize mubikunze apana gukina basket uvuga ati basket ni yo kwishimisha gusa niba wumva ushaka gukina ibyo kwishimisha bikora ariko niba wumva ushaka ko ikizagufasha kora izo tize n'umutima yadidi ikintu ababwiye ngenda kizi cyane wenda cyeka nanjye muri kundeba murabona ukuntu yaba physically fit n'iki mani warakoze kundusha ibyo nanjye ndabibona byakunda yaba mu byagararo n'ibiki byose tize warazikoze kabisa aravuga mukora umwitozo mukora ikintu mugikunza apana kubeshya abantu cyangwa gukora wishimisha of course akanya ishuri mani turetse kubeshya uri amakipe niyo abigufasha wenda n'izo nkweto n'ibiki byose uvuga ngo rero aka kanya abantu batabizi umukino ufite icyo Didier njyewe inzoga n'ibindi biyobyabwenge kandi kuko mani turi kwibona abahanzi bavuze ibiyobyabwenge murabizi bari mu rumujyi wenda inzoga ntabwo tuzifungirwa ariko kenshi nazo hagiye zitujyana muri ibyo byose shout out man njye babinshimishije wowe kabisa kuba akanya wamungane iminsi ikipe ngize iki man inzoga bazinywa of course ntabwo twatangira kuzamagana tuvugira ikintu ariko niba munazima muzima mu rugero ko niba umuntu w'abayetse ikipe nationale ahetse n'andi makipe hari ikintu agomba guha abafana hari ikintu agomba guha igihugu abagomba hari ibintu byinshi bagomba kugira limite turagushimira kuba witwara uko nguko nawe nabibonye twasangiye numva njyewe rwose biramufata nanjye ndumirwa kandi ntabwo wabyo cya kintu kinini namwe nakizi cyari fanta kinini cy'abari kwibuka okay Didier noneho mu bintu bijyanye na style Rwanda mbagute style ugeze ku bintu bya style nabyo nkunda cyane kubera urumva mu bwana bwanjye njye ntabwo nagiye nambara ibintu birenze nyine urumva muri iki gihe ni ibintu byo kwambara n'ibintu nkunda cyane byatari abantu ikintu cyose wamba numva nakambara mbona nyine gikunze ikintu gikunze kandi ndakibona iyo ufite amafaranga yaba ari guhera ku ngutu kugeza ku myenda cyose kiya n'imyambarire ni ibintu nkunda cyane muri iki gihe ndimo kubera mba numva nakibirira kuko n'imyaka ndimo kandi na basket nayo yarifashamo nkagira ikintu nifasha avuze ngo rwose njyewe ntacyo nta wundi buvuge ngo ni iki kintu icyiza kinshimishije man ndacyambara kuko nyiri umwana man Didier nabo abantu baragace mu buzima bwiza hari umwana of course wakuze wenda ibyo byose bibona man akanya niba umuntu kubera impano ye man his talent akaba ari supposed man kuba yagura ikintu akunze Didier man shout out man njye babinshimishije kabisa kuba uvuga ngo ngiye waka kanya ntabwo nakwiyinga nicyo bagiye niba uravunikiye kuba najya muri equipe nationale nakora ibiki aka kanya ngenda byigurira n'ejo bundi uzabona n'ibindi ntabwo tujye mu mitungo wenda basket maze kwinjiriza ariko byakunda turaboneka ntabwo umeze nabi Didier noneho ndagira ngo duce mu buzima bwawe cyagushimisha n'ibiki n'umuze cyane ubuzima bwanjye ni ukubona bwa mbere mva hanze nza mu rugo ngaruka ni ukubona uburyo inyuma yanyishimiye kuko n'ubwa mbere nyine nari mubonye yishima nyine birenze gutyo ni ubwa mbere nari mubonye kuko yishimye twagiye tubana nyine bitewe n'ukuntu nari imeze nyine ntabwo yapfuga kunyishimira cyane bitewe urumva twamusuzuguraga cyane ugasanga muri basket ntiwogeje ibyombo ntibavomye ariko nyine ngaruka mu rugo nashimisha n'ukuntu nyine yabyishimiye ibyishimo byinshi cyane ari ikintu cyashimishije cyane Didier ngo ngewe ikintu cyanshimishije mu buzima bwawe ni ukubona nza mvuye gukora akazi k'ubutumwa bw'igihugu nkabona umubyeyi nanjye yicaye haravuga ngo utaza neza umusore wanjye kabisa nawe ababyeyi baterwa n'ishema no kubona ibyo abasore babo bakoze urumva ko umubyeyi nawe yabona hari ikintu amaze gushyira hanze biramushimisha nka Didier byaba byakunda mu buzima ikintu gishimisha umuntu hari ikimubabaza nicyo kintu ubona kabisa mu buzima bwawe cyakubabaje ikimubabaje ni ukubura umubyeyi mbere na mbere kondoleansi nawe sorry kandi ejo ni heza umaze kuko done today nacyo nabanza kukubwira nikubajije nari mbiziho ndabizi wabuze umubyeyi umumama wari unanafite barakeka niwe wenyine papa wawe ntabwo arahari cyangwa bayavuye n'abasizi ariko barahari cyangwa abasizi ntabwo bamenye nabyo nabyo mubazo
ushobora kumubabaza buri wese urumva yari nabimenye nanjye nari ku ishuri ariko icyo nakubwira cyo komera kandi Imana yari kugiye turebere niwe mubyeyi mukuru wacu nubwo tuba dufite ababyeyi cyangwa tutabafite ariko niwe mubyeyi mukuru ndatekereza wenda hari abakinnyi benshi bafashije kuba baza kugufasha muri ibyo bihe biba bitoroshye ariko ukomeye kandi Imana ni byose bya bikomere byacu biri gutera gukomera uri imfura mu rugo ndi umwana hari sisi mukuru ndi umwana wa kane mu rugo turi abana batanu ndi uwa kane urumva nawe byibuze uri mu bakanya nawe ufite na politiki yo kureberera uburyo umubereye umuriro rwiza nabyo niyo nama nakugira ariko mama yararwaye tuzajya mutubwireho gatoya wihangane urumva ntabwo nari ndi mu rugo icyo gihe ni nabyo biri mu bizina byagiye nambaza urumva umusore muri tubona twaraganye namubwiye kuri telefone amubwira ati hari tunarinda ngiye koherezaho turavugana nawe icyo gihe tuba neza ariko nta kintu n'inzu muri ijoro ryabo garafe y'amagara amubwira ati none umubyeyi yawe n'ibyo tugiye kwamamaza iyi joro nari ndi muri tize itaba muri tize itanzariye ku bitaro harakakira amubwira ndabwiye mwese kuko ari twavuganye neza bimeze gute kandi nari no telefone yarakubwira ngo ntabwo arwaye urumva n'ibintu nari ushobora kuzistresa urwego murimo rero nsanga ameze nabi amaraso ni make kuganira n'abantu turamubaza gake uko bishobotse transferi nayo nta nubwo namugiyeho cyane kubera nyine ukumva wirukanka umubyeyi duturanye niwe wadufashije nyine akazaba muriho tuzajya kubishimisha utuntu cyo kurya ibintu nk'ibyo rero umunsi wa nyuma nagiye ku bitaro ngeze ndi kugenda ari nijoro gake barambara bati birarangiye ugiye cyavuye nari kuvuye ndi gutaha muri Marseille bataragira ngo barampamagara ndi mu nzira bumva barangiye turababwira nawe tuba speechless kubanza urumva nyine urarira nyine bikarangira ukabyakira n'amarira ukanayabura biraragera bikarangira kuko ntabwo ari wenyine bibaye hari n'abandi bagore bakiri bato nta kintu bashoboye kuko umubyeyi ugomba no kumushimira kubera yavuze ati abana ntabwo nabasiba bameze gutya ntabwo basize umva uwo mubyeyi nawe yararebye abona abakeneye no kuruhuka ibintu n'ibyo aba nyine bakunda kugenda kuko ntabwo ari wenyine bibaye ndatekereza imigambi y'Imana ni myinshi kuri twebwe kandi myiza ntabwo twavuga yuko wenda ko umubyeyi yaragiye ari ikintu cyiza kuri wowe ndetse no kuri natwe ariko byaba byakunda Imana idufite byinshi byiza bigiye rero humura ukomeze ushinga Imana ikore hard work man kandi hard work pays off icyo kintu cyo nakubwira wenda turagenda no tugiye muri cya gihe cyo kuvuga na kimwe za nationale notre equipe ese muri kugura n'ibyo bibazo hari inshuti wabonye zigufasha amakipe yaragufashije muri national turagira twumve ko byivuze ko bya bintu abantu dukora sometime ushobora kugarukira bimeze gute mu by'ukuri niyo mpamvu nyine ugira ugomba kugira ngo ubarizwe n'ubu basket imikino yose kunze uba ufite abantu mubana umunsi ku munsi urumva ngiye igihe kinini cyane ubundi iki cyorezo kitaza nakimaraga ndi muri tizi iyo atari ibisa ibindi ndi kumwe n'abajama navuga n'imizi ko nta zindi gahunda ngenda nkunda kugira biranga urumva mbona ari ikintu kinini iyo natari mu kibuga mba ndi ku kibuga nicaye ndeba iyo natari mu kibuga nuko urumva ugomba nyine kuba ufite ahantu bariza ibintu n'ibyo ngibyo urumva abo bose nabwiye UGB abo twakina za ndayitini nibo bantu ba mbere bari bari mu rugo banamfashije bo baramfashije bose n'umufuka mwinshi cyane usanga umuryango wo mu rugo mwinshi ngera n'uwo muzi abo nzi n'abo tubana nyine dukina abo mu rugo ntabwo mbazi rero urumva ntabwo ngiye nagiye kuko urumva n'uwo mwana nubwo ababyeyi babahuye ngiye urumva mufite viyu itandukanye n'uw'abandi niyo mpamvu natagendaga mbimubazaho ibintu nk'ibyo n'ibyo urumva n'umuryango nta nubwo ngenda muzi n'imitungo yabo nta nubwo nyizi cyane
guteka umubyeyi umukoreshe bireke kubibishiramo ariko iki kintu cyagiye kimbabaza nyine kugenda nyine n'abandi tunabiganireho cyane ngo tugirane ikiganiro nyine tuganire umenye ngo bimeze bityo famille yacu ituye aha ngaha ibintu nk'ibyo urumva na viyo na papa we ntabwo tugeze tunamubwira ni umusaza ushobora kumubwira nawe ugasanga nawe imitima irahagaze ibintu nk'ibyo ese n'ubu ntabwo arabimenya n'ubu ntabyo azi urumva nyine aba ari ibintu nyine biraba urumva umuryango nakubwira bambaye hafi ubu ngubu mbamo wa basiketi UGB abo twakina za ndayitini nabo tuziranye ubu ngubu kubera iyo ukina ubuziranye n'abantu benshi n'abakoca baraje abakoca ntabwo byabura kuza abaje nyine ndabashima cyane benshi barabo amakipe ya UGB nibo baje cyane nabonye hari n'abandi na coach Patrick nawe yarahabaye byataye n'umuryango wa Elite nabo ndabashimira kuko ni abantu twakoranye coach Patrick nawe kabisa Imana imwigisha kabisa kuko hari n'abandi akiri gufasha kandi nabo bigaragarira abantu bose nabo hari n'abandi batoza yagiye abera urugero rwo kubaho nabo bagira batangiza urwo rugendo kuko bafasha abana kuko iyo ataba we ntabwo ngiye basket ntari kuba nyine gukora ibintu byinshi nakoraga bitandukanye mani atari fresh ariko nyine musanze ndi hano niyo mpamvu na kenshi nyine ntabwo tuba tugenda bakunda kuvuga amagambo menshi kuko nyine hari ibintu uvuga ati ushobora kuzana amagambo menshi ugasanga hari ibintu bitagenze neza urumva filime Didier Manga ukoze bunanche kumayange mbabyumvishe n'abantu bari kudukurikira kuri TV muri kubyumva uvuga ngo murumva ya game twavuga gukina wa mukina kina ikintu cya mbere bimufasha gukomera ariko ikindi ni famille urumva ko ibibazo yahuye nabyo ibyago yahuye nabyo ikipe habaye nka famille nasiyo abakinnyi national baza nka famille no kuvuga ngo ya mikino tuya dukina bya bindi byose twirwamo urumva bya byakundwa n'abanye neza of course discipline man ndabizi byose ndebe bikubazo cyane discipline yawe ndayizi urabibona kabisa no hari n'umuntu ubona kuri kamera ko ubona kafite discipline ide ntabwo tubishidikanya n'abakozi barakuzi n'abawenda n'abatari bakoze ndetse barakumenya ariko icyo navuga cyo turashimira amakipe yose wagiye ukinamo ya kubaye hafi turashimira Patrick nanjye narakubonye kenshi cyane komeza ufasha abana b'abanyarwanda bakeneye izo mbaraga zawe brother kandi turatekereza ko umusaruro uri gutanga ejo n'ejo bundi ari cyo uzamara mu gihugu nawe byibuza Imana izabumugisha Didier njyewe ntabwo nakubaza byinshi ko turaziranye twarakuranye twakinanye mu makipe agiye atandukanye naragukurikiye kenshi cyane ariko icyo tuba twagutumiye ntabwo ari ukuvuga wenda uzovuge nagiye mu ndege nagize iki hari akanya umwana wubakiye ubuzima hari umwana uvuze ngo muri iyi situation ndimo y'ubuzima butanyoroheye hari aho nagera hari icyizere cy'uko nanjye nawe umukinnyi Didier ari kubwira avuze njye nawe ndi muri za famille muzi umuntu akura afite buri kimwe cyose murumva ntabwo abanye n'ababyeyi bose ariko murabona kuba ibi byose ari kubigeraho no kubera Imana no gukunda ibyo akora nari nacyo abashishikarije ndetse no gushyira imbaraga mu byo mukora cyane Didier akanya ivuga tugira gushimye byose muri rusange abashaka yose kuba tugutumira tukaba twasuka tuganiriza tukanakuza no ku mateka akomeye ndabizi impamvu batuje cyane burangiye sinanakubeshye njye no gutegura ku kuganiriza nabo byabinyoreye navuze brother batuje cyane ariko umunsi ndabona ko byibuza amani araho umuntu aba yaravuye nawe yageze kandi akumva yuko hari icyo yafasha aba petit frère yabagira inama mwabyumvishije mukomeze mukore cyane Didier noneho akandi ndagira ngo wenda ugire n'ikintu usaba abantu b'abaterankunga babafasha abapetit twebwe ntabwo turi gusaba akanya ariko turi gusabira abana bose bari hasi kuri bizu aho waciye nagaro wifuza ko ari petit frère wazaca niba byenda byarakugora kugera ku kibuga niba byaragiraga kunuko ugira ikintu usaba abantu baba bafite opportunity zo gufasha abantu icyo bakora icyo nasaba ni ugufasha ni ukureba urabona coach Pazo ntabwo yagufashaga mu buryo buri financial ariko yagufashaga mu buryo azabona ko uzagufasha ukaba ibyo byose wabyifasha urumva umuntu ushobora gufasha umwana umufasha mu buryo bwo kumuha amafaranga izo nkweto ariko umubwira ati iyo boro ukayizana ku kibuga ukamubwira ati ukora ibi nibyo byatumye nanjye ubu ngubu gutya meze ari ibi byamfashije gutya meze niba gufasha umwana ntabwo bisaba ibintu byinshi ni kumufasha uburyo bushoboka bwose wenda iyo baro ukayimuha kuko urumva iyo umuntu afite baro ntabwo ngiye najyaga ku kibuga natambaye n'inkweto ariko baro nyifite benshi ni nk'uko twakinaga hariya twagiye dukoranye
iyo bari ihari urumva niyo nkweto yazamo bikaba akarusho urumva no gufasha uko umeze nyine ugafasha umuntu tubona ntabwo wamenya ushobora gusanga nyine ejo ari kugushimisha nawe kuvuga neza ati yaramfashije mu buryo bushoboka nyine wumva n'abaterankunga nabo bagomba urumva basket yacu n'ibintu ntabwo iragiramo ibintu nk'ibyo kubangwiza umuterankunga arazana ikipe ngo afashe abana urumva nka elite abana baba bakeneye gufashwa kugira ngo abo bana banagire n'ikintu babona ni ukuvuga ngo Mr Didier nawe twagira noneho ugira ikintu wenda ubwira abantu badukurikiye twebwe tubashimira kabisa ugire nk'ikintu wenda ubwira abantu badukurikiye n'abadusezerera ikintu nababwira badukurikiye nyine ni ukubashimira nyine ko banafata umwanya wabo bakareba kuko abenshi nyine hari igihe umubwira ati ikiganiro hano ugiye ureba ibibazo ama MVs bari ibibazo y'amafaranga ariko umuntu yafashe umwanya nyine akajya no kureba nabo nyine aba ari indi support nyine baguhaye abona kumenye kwanza abona menye nyine ndanabashimira bababura iki kiganiro bashimira namwe bashimira n'Imana iba yatumye nyine tunagira hano amahoro kandi kuza no kudufasha ibintu igihe umuntu yavuze bikomeye mu gihe abantu mufite ubwo bushobozi bwo kuba mwafata abantu babera abandi urumuri cyane cyane nk'aba baba abakinnyi ba basket cyane cyane njye nicyo kintu nshaka kwibandaho cyane ntabwo uba usanga bazwi cyane kandi mukorera Imana ibintu biba bikomeye even the man Lefstone nayo aba ari ikintu gikenewe kuba mwakisipanira abandi so abantu mufite amateleviziyo akomeye muri izi mujye mugira n'ahandi hantu mujya mufasha abantu kugira bamenye ntabwo dukenewe wenda twebwe ako kanya twebwe ntabwo aricyo dukora hari ukuntu uvuga ngo twirwe wenda ntabwo story ntabwo wenda iki kintu uvuze kirakomeye Imana ntabwo ari ngombwa ko tuzatwiga mu banzi tuzi mu basitari tuzi hari n'abantu bafite izindi story zagira icyo zifasha abantu rero dufasha abantu tutagize icyo tugenderaho ngo ni superstars n'iki ntabwo umustar ariko byaba byakunda hari abantu benshi bandi bataza kuri stade bakeneye kumenya story yawe bakeneye kumenya ukuntu wagiye gutera imbere n'iki so n'andi mateleviziyo mukurikirana mujye mugerageza kugira ngo mufashe abantu kuba bamenya ibyo bakwiye kumenya Imana igihe kenshi twumva mu bintu bifite akamaro ariko tuyo dureba icyo abantu bakeneye turagushimira Didier kandi Imana ikomeze ibane nawe mu byo ukora byose twifurije imigisha ndetse n'amahirwe twajya tubabwira ko iyi ni Ivuka TV iri kumwe namwe kugira ngo bagezeho ibiganiro byinshi byiza kubaha abantu mwifuza inama mwifuza no gukomeza gukorana namwe kandi tubari kugira ngo dukomeze dukorane namwe rero ukeneye kwamamaza cyangwa kumenyekanisha ibikorwa byawe Ivuka TV irahari kugira ngo ibe yabigufasha mu murakoze cyane